I've talked, I have finished. The plot is over. Yes. I've talked, I have finished. The plot is over. Yes. Banzai atari azinyoye gusa yari yaguyemo. I've talked, I have finished. The plot is over. Yes. I've talked, I have finished. The plot is over. Yes. Byo ni gitangaza ariko n'abakuru sinzi niba bari hano hari ejo noze nsoma reports za buri munsi zose za polisi za hano mu mujyi n'ahandi hari report naraye nsomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze report y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bampimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu bwari bwa gatandatu ibi ngibi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino amahirwe agerangira ngo ntabwo ari umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi so hanyuma noneho ikibazo nagize abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubwo muzabimenya ngo bavuga uko bamufashe bamubipimo birenze bihejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuretse aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nabwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice Minister of Justice immunity bivuze iki nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urahangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki biva he bigarukira he tusobanurire immunity bivuze iki kuko hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko ari byo namubwiye nticyambere nge ndi umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic
niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe ariko n'icyambere niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo navuze ntabwo ndi umunyamategeko iyo nakoresheje some sense some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu rekodi ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mwipronouncinge kuri uyu muntu n'ibyo akora ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo so nasanze rero byose ntacyo bakoze bo baretse aragenda ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercising bate Your Excellency sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation nongeyeho fine umuca fine penalty ubanza hari amafaranga afite na immunity y'amafaranga kutishyura oya so nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira yes iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court ubwo ngubwo akajya kubiburanira ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye by the way hari ni byinshi byaraye bibaye nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda babanje kumubaza n'uwo ari we yanga kubabwira abaye intambara yanga kubabwira mbaza polisi none se icyo gihe nta immunity afite kuko ntabwo ndamenya uwo ari we icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira hanyuma wamara kugeramo wamara gusinduka ukibwira ugomba kumbwira uwo uri we amusore sa so enforcement nayo irimo confusion niba utambwiye uri we ndagupfa agasoni k'ikisi actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira I would pretend ko ntakuzi nkabanza nkagera aho nkugeze ukabanza ukumva cyangwa zikabanza zikagushiramo so ubwo in my policing world yagenda gute Your Excellency wabisobanuye ubanza ugakiza iyo danger y'umuntu wanyoye akarenza urugero ko ntabwo wamwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudahangarwa ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu hanyuma biba byarabaye kenshi byaye byose hari process yo kumuvanaho ubwo budahangarwa ukayikurikiza iyo parliament byanze ubwo nayo bifite ibibazo niyo umuntu amaze gufatwa gatanu bakaba bumva batamuvanaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko so uko wari wabikemuye ariko amategeko abikora yes police chief ngo namubwiye ubwo ikibazo kindi rero ni iki cyanyu ubwo polisi yananiwe gukora ibyo yaguye gukora ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye by the way niyo byaba atari byo nakoresheje gusa baragenda bakora ibyo
byaba ibiri byo byaba bitari byo barane bati ni perezida wadutumye kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo ari cyo urumva rero ibi bintu imwicare urumva ibi bintu biri aho ubwo n'umwana yabona iyo confusion nawe ayinyuramo nta ariko as a society nka unity club nk'ababyeyi nk'abamiryango kuki tutagerageza koroshya ubukana bw'ibi byaha cyangwa imico mibi cyangwa iki tugashaka uko tubigabanya tukaba sinzi niba hari abandi tuzi bameze neza muri ubwo buryo dushaka kwigana cyangwa dushaka gukurikira ntabwo mbizi ariko ngira ngo natwe dushobora kwihitiramo ibitubereye ibyo twumva ari byo tukabijyaho impaka tukabiganira ndetse tukiga no mu by'ahandi uko bagenza ibintu bimwe na bimwe ariko twe tureba ibyacu tureba iwacu tureba umuco wacu kugira ngo dushobore kugira imiryango idahungabanywa n'ubusa nta hantu ibyaha bikwiriye guhabwa intebe ngo kandi iyo byabaye bityo no muri politiki bigeraho bikajyamo rero nicyo kibazo no mu mico yacu no mu niho haba corruption niho haba abayobozi aho kugira ngo bakorere abo bayobora babagezeho ibibagenewe bakorane nabo babagira inama ugasanga ahubwo ibikwiye kuba bijya mu baturage abayobozi baratwara igice kimwe bakakirundaho ikindi bakabasaranganya abo baturage nuko bakaviramo aho niko bigenda bihererekana gutyo unity club rero cyabereyeho ngira ngo nicyo ni ukudufasha kudushyira hamwe kujya inama ariko no gukora hari igihugu dukorera hari imico dukwiye kuba tugira hari gukora kugira ngo igihugu gitere imbere hari byinshi bindi bituruka hanze tugomba guhangana nabyo ibyo bisanze ibyo mu gihugu bimeze neza buriya nta ngaruka bigira cyane cyane ariko iyo biva hanze bikaza bigasanga mu gihugu abantu bayumbayumba ibintu icyakora rwose icyo nabasezeranya muri ibyo by'imico mibi no mu ntabwo numvikana nabyo ntabwo dukwiriye kumvikana nabyo nta n'abantu bakwiriye kurengana kandi twese dukwiriye kubigiramo amahirwe angana dukwiriye ntabwo ari ibya bamwe ngo si iby'abandi ntabwo ari byo niyo mico numva ya politike n'icyo abantu batangiye ubuzima bwabo n'icyo ariko ngira ngo natinze reka ngabanye amagambo ariko nimwe mwanyihamagariye nyine nagomba kuza nkatwara umwanya wanyu iyo nza nkabasarutinga gusa nkigendera sinzi ko byajyaga kuba bingana n'ubutumire mwangejejeho dukomeze rero umuryango wacu wa unity club dukomeze imiryango yacu imico yacu abana bacu tugerageze kubarera uko bikwiye
amategeko akoreshwe uko akwiye adufasha gushyiramo ibyo inzira twahisemo kugira ngo ariyo dukomeza kugendamo